atabuhombe burimo Nowa arakomeza arubaka agenda akora nk'uko Imana yamubwiye nyine ibipimo by'inkuge uko Imana yabimubwiye ariko agenda abikora arakomeza arubaka ariko abamuseka nabo bakakomeza kugenda baba benshi nk'uko yatangiye inkuge yari ari kumwe n'abandi ariko burya mu kujya kuyisoza yayisoje ari wenyine baramutaye abantu bose baramuvuyeho. Nowa rero arakomeza arubaka. Ese wowe uri kwibaza muri iyi minsi uri kubaka gute cyangwa se inkuge yawe uri kuyubaka ute cyangwa se nawe ntiwaba uri gukwena abari kubaka inkuge? Ubaka, komeza wubake nta gucika intege. Wakabonye reba noneho yanzu ya nimba ari inkuge ariko saka kantu karasaze karacyarimo ubu sigiye kaba katashe umva rero mukunzi wanjye kamubwira jewe ngiye kumva uruhusha jemo ngakubita ntabwo wagakubita ariko uzigiye bakaburira abantu ngo bajye kubihana reka ariko uzi kugira ngo umuntu aho akubonye hose ashaka kugira ngo kizwa cyane nk'aho wakizwa muri muri ariko bikakagabo yeba ngoja gusenga ngoja mu nkuge reba igihe kamari ngoja mu nkuge mu nkuge ibintu bibahora uri kare mbakanye dakona ngoja uri he bigasohoka turi basi kaza gasohoka huko nabona inkuge yuzuye yaruzuye kabisa kabisa ni amahoro mutware. Ni amahoro umugore mwiza. Nari nkuzaniye icyo washyira ku mubiri. Murakoze murakoze. Ndi kubona inkuge iruzuye. Dore aho tuyigejeje nabifashijwemo nawe, dore iyo tuyigejeje. Hanze si umusozi abantu ko bari kugutera inkwenene, ahari n'ubabwira kwinjira bazinjira. Uwiteka azabemeza. Ariko nari natabemeza ubwo hazanajyamo bumvira Uwiteka n'ubundi abinangira se kutababwira ngo binjire bemere. Icyambere ni ugutunganira Imana twababwiye kuva kera barananirana. Ariko yemwe warababuriye rwose warababwiye. Narababwiye ntibanyumva, ariko igihe kirageze Uwiteka akabiyereka. Bayahazumba bumvishe abatazumba nabo. N'uwakiri aho ngaho yumva impanda ivuze amenya ko inkuge igiye gukingwa. Abantu bamaze kumva ijwi batangiye kwitegereza mu kirere babona ibicu birakitse, bigaragaza ko imvura koko igiye kugwa. Batangira kwitotomba cyane bati ibyo Nowa yavuze wasanga ari ukuri. Bamwe batangira kwirukira mu gice inkuge yari yubatsemo, ariko kuko Uwiteka yari yamaze gukinga barahageze basanga inkuge ikinze. Baratakamba bati Nowa dukingurire. Nowa ati inkuge sinjye wayikinze cyangwa se sinjye wakinze, ni Uwiteka wakinze. Barakomanga cyane barataka cyane, ariko umugambi w'Imana wari usohoye. Inkuge yari yakinzwe ndetse n'imvura itangira kugwa, ibitonyanga bitangira kugwa. Abantu batangira kumenya ko ibyo Nowa yababwiraga ari ukuri.
imvura itangira kugwa igenda igwa ari nyinshi cyane uko imvura igwa inyamaswa n'amatungo byari byamaze kwinjira mu nkuge ndetse Nowa n'umuryango we bari mu nkuge. Imvura ikomeza kugenda igwa nyinshi cyane. Ahangaha ni ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cy'Itangiriro bice 6 umurongo wa 13 umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Ese wowe muri ibi bihe cyangwa se muri iyi minsi kubaza inkuge mu buhe buryo kugira ngo igihe Imana izaba igiye kurimbura isi nawe uzabone aho wihisha cyangwa se uzabone ubwugamo cyangwa se imvura nibwo uzabona ubwugamo. Iri ni ijambo ry'Imana rero ushobora gusanga mu gitabo cya Bibiliya aho ngaho mu Itangiriro ibice 6 umurongo wa 13. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwese. Jenararyoherwa ufashe ikigwa naho gusigure numva umubiri wose ntukijwe ariko wahaye ikibazo Satani sigaye ndakubona wimera akanyota agatabi ako sinavuga umengo yibigeze ku mutuzo yabitabo byose warataye wari mubaye